karibu rero n'ukuri murisanga aha ni mu rugo mama Boni karama ni karibu n'ukuri murakoze cyane kandi mu byumve narababaye byababayeho pe bibaho mu buzima nawe ubundi se kuvuga ko ari ugutaruka dina njya numva bavuga ngo Imana ikiriza mu kwiheba turanezerewe kuba wicaye ahantu heza hasa gutya mu nzira ndende y'umusaraba wanyuzemo nubwo natwe wenda tutitwaye neza ku ruhande rwacu muri urwo rugendo rwawe ariko nanone ntabwo twarenze ngo tureke kugushimira yuko nta mpamvu yo kurishimira Imana yangiriye neza hari byinshi biruta ibi ngibi bimaze kungezaho kandi ntirengagije ko namwe mwangiriye neza kuko burya ryaje rifata umwanzuro ukansohora byari kuba ibindi iminsi mike namaze mu rugo ndayibashimira cyane gusa natwe turagushimiye kuko utabirengeje ingoyi umaze kubona wenda imibereho yacu uburyo yari imaze kwangirika muri makeya kugira ngo byo ni ibintu nitubona akanya tumaze kuruhuka tuzaganira tukakubwira uko byatugendekeye ariko ntabwo abantu bose bagira umutima nk'ugize niba twebwe twaragerageje kuba tutakwitwara neza mu maso yawe ukava mu rugo rwacu atari byiza ariko ukabirenza ingoyi ukavuga utaba abantu twarabanye ukabona nubwo tutatandukanye neza tubonye neza ko ibyo abanyarwanda bavuga ari ukuri neza idahera rwose turabigushimiye ko warabirengeje ingoyi imyitwarire yacu ukavuga utaba abantu njye mfite icyo mbarusha muri kano kanya reka ndebe uburyo nabatabara mu bihe barimo turagushimiye pe gusa nyine ibintu ubundi ni uko abantu batabizi umfashije nanjye nkagufasha undi nawe agafasha undi isi yaba paradizo kuko nanjye kugira ngo ngere kuri ibi hari uwafasha nanjye rero kugira ngo mwiture neza yagize nuko nanjye ngomba kugira undi mfasha mama Boni ni ukuri bohoke kandi wumva utekanye biriya bibaho kandi nawe wagombaga kugira impungenge nk'umuntu nk'uko papa Boni abivuze ineza ntabwo ihera nababwiye ngo kubera ku itangiriro Boni yangiriye neza papa we yewe na mama we nubwo wenda nacishagamo imyaka mitoya ubusazi nkakora ibidakwiriye nawe yagombaga kubabara n'umuntu ariko buri kintu cyose kiba gifite impamvu n'inzira zacyo bizanyuramo turi umuryango rero reka dushyire hamwe twishime nabateguriye ahantu mugomba kuba muri wenda ibindi tuzabikurikirana nyuma kugenda umuntu abona akazi ko ntabwo nakishimira ko mwirirwa mu rugo ya myenda yawe ntabwo najya mba yasohotse nyuma gukorera amaraporo yose neza Boni wowe uri inshuti yanjye hari byinshi bigutegereje si uko bari imyenda gusa muganga mufitanye amateka kugira ngo turakumenye se ntuzi ko ari we wagize utya byaje rwose kubaganaga baze kugera mu rugo nkubona umuntu asohotse mu modoka nawe ariko ni indwanyi kuva kera iyo atarwara n'ibingibi ntabwo baba barabigezeho urakoze rero buriya nitumara kuruhuka tuzabona akanya gahagije ko kuganira sinzi niba twakoreka ukaruhuka natwe tukajya hariya mu cyumba aho tweretse nta kibazo mube muruhutse ejo Boni yabona ari nategura uzabamo mbona azajya kuhabereka ugende mujye mu cyumba hari indi nzu yari nabateguriye kandi nziza ariko Boni yabereka mu cyumba mama akaba aruhutse Boni no gukatanga
umuntu agarutse mu karange kazi. Hano harasa neza pe. Cyakora. Uzi ko iyo uri umuntu ari ahantu hasa neza n'ukuri nawe asa neza. Mubona ukuntu hano hasa nabi haba ari habi. Mwana mukobwa ngiye kutusubiza icyubahiro cyacu. Twagarutse ku ikaroboni. Noneho nta kavumbi yabindi. Abe naho nduru y'abana barira mu nabonaga rero mbibwira papa wawe. Amugane ujya wumva. Bari abana bari beza. Bararira we ariko mani. Aho ntiro mani. Shaba mwana uzase gukena n'ibi bintu uzakena. Kandi mu ntara binyuzemo. Nyine wowe nugira umugisha. Ako nta kirahinduka gusa cyizere n'ibirungu kirahari. Cyane tutarano hasa neza bi. None se umuntu ari n'ufite ishyaka ryo kutuzana ameze gutya. Urumva yakongera kugira imitekerereze yo gusubira inyuma tugira ngo. Nshaka ngiye mpamara ukwezi. Ariko hari umuntu aryama agasinzira kongera koga y'amazi. Utagombye kwikora ijerekani ngo ujye kuvoma. Ntabwo uzi papa wawe bera ntagajya gasinza iminota 2. Ibikoto byaraje. Ntabwo gasinza iminota 2. Yumva ngo ibikoma yumva ibikoma ariko yawe yaryamye we. Kandi ngo mbone ngo utinya ubukene naho wowe. Umuntu atinya ubukene ni mu ntoki. Nicyo kintu kibi niyo ndwara mbi nacyo kintu wakwifuriza umwanzi wawe. Angara gake. Ikintu byashanze buraba byarandenze. Kwandikiraga dutekereza. Kiraro natagira umutima mubi muri iyi si. Hari abantu baremwe n'Imana pe bahana umutima mwiza. None ustangiye kubibona. Je simbona. Ariko uzi ko bamwibye indobo yarari gucururizamo nimba ari amandazi nimba ari ibiraha. Imana ihinda. Barayitwa none ngiye ntikofi irimo amafaranga arenga 1,000. Arayitoragura azinyirukankaho. Ndi no mu modoka arayigusubiza. Arayinsubiza adakuyemo n'igiceri na kimwe. Nuno mbanza no kumwirya nabwo mvi ruhande wowe genda winsabiriza. Yego. Wangu gufata ibyango cyangwa ngubyo. Kakundi nandakarira. Kakundi kwe. Ako anga tujye tuvanamo isomo. Tuvanamo isomo ko buriya uriya mukobwa aratwigishije. Umva nge niba ari ukwiga narize. Imana narize pe hari indi shuri nkeneye ibyo wanyujijemo rirahagije. Ariko rebuka tuzi uburyo yasetaga ibirenge ngo ndajya henguriya mutindi kazi ngo ngende umwigire mwenyine ngo nyawe niba shaka ngo Caterpillar izampirikiro kano kazi. Na mateko mwaho. Ese wabisubira bayiguhirikireho. Wabisubiramo tore. Akareka. Nzana muri ibyo byararangiye. Ana ne bisiri kamambiri ibintu ta wa mugabo twari turanyampaye. No, eba ko wow, dore. Shaka ukuntu ukora amasuku se nibura tuze kubona uburyo harya buriya ko byanacanze. Sasa yereza umukozi tuzane ibyo kuri muhangayike. Mugani. Muhangayike mwebwe. Ibyo byose biri ku murongo. Umuntu yahora gutamika. Oye ntabwo uko bizagenda. Ntabwo ageze bakirwa uyu mwagiranye. Ukuntu yifashe rwose akavuga ati ndakugenera icyumba urabona ahantu hatoya inzu yanjye sinateganyije kubana n'abantu. Arifata rwose. None se mureke mbabazi. Hari ukuntu umuntu yaje turya mu nkono bugacya akoramo. Nuko yatwicara tugategereza ko baduhira. Ya uratangiye. Neze umuntu yagwa ahantu ko akakwima ibiryo. Erega uye ntashaka kutabikuma ko ushaka kuvuga ngo uzajya saa 6. Oya. Umuntu aguha utekereje gukura muri buriya bukene. Akakwicaza ahantu nkaha hari intebe nziza hari igitanda cyiza ukaryama akaguha ibiryo no kugohereza agafuka k'umuceri kundi ibyo twa mu gitondo akada byani mukabyo shaka bikarorera biraza gukemuka mu kanya gatoya nje ndabyizeye ko Imana yaramuhaye pe boni hasi waho ubonye bimeze guti icyumba yaguhaye cyo kuba mu cyumba kitabaho nakamo yaba yaguhaye agera kuri boni ngo wamugiriye neza cyumba kimeze nk'inzu iri mu yindi nzu gifite amagariderobe gifite akandi k'agakoridori kantu ko kwambariramo wisanzuye gifite douche nziza ariko urabona ko aha hantu haruta ahandi wacu atangaye wagira ngo ariko imyaka si ikintu imyaka ibiri twibagiwe urabyibagirwa ko n'umwate wari utangiye kuza akagende do umukire twahageze dufata nk'abasirimu ubona turabona bavuye mu mujyi bikaza kurangira nta nushaka kutuvugisha nene cyane se navugishwa nande kuri Imana ishimwe Imana ndagushimye pe boni simba ko amazi n'inkwere reka yazo ntakibazo ntabwo nkugoma muri robine sinabwo abonye igicupa cye cy'amazi hari
Mana iratwibutse. ahora n'iki ariko ntabwo reka byihorere. Boni nawe none se bimeze bite ababyeyi baramutse neza basinziriye? Twaryamye neza nta kibazo rwose kandi nabo ndakeka bameze neza pe. Siko ntabwo ngize numva byuka agenda nijoro. Buriya n'umunaniro burimo kariya kagenda bakoze. Kutamenyera n'ahantu nabyo kaba karimo wenda kuvuga ngo ntabwo iri buze guhita byuka ngo ujye ahagaragara. Akantu k'ubwoba kaba karimo reka. Oya ntabwo bari gusimba babwiye. Erega byose ni ubuzima bw'isi. Uzi ko bagusohora ntusohora imyanda mu rugo. Gusa ni ikintu cyabayemo. Ako nanjye nari n'umurushyi. Nakubagaye. Uribuka ntiwamenyaga ngo ni bosi ngo ni mabuja gusa ni mu buzima bwanjye mbaho nta kintu nta muntu ntinya nta kintu n'imibereho umwana tugenda dukuriramo rimwe na rimwe rigiye yangiza abantu ariko ntabwo nabarenganya. Kutagira ibintu utinyije kuko byanagufashe gutera imbere kuko ntabwo watinyaga risike ntabwo watinyaga guhomba bya hato na hato ngiye kubikora ikiva mu buryo nzakira. Oya ngewe mpamvu ntatinyaga ni uko mba nzi yuko nyine nta wundi muntu ufite ubuzima bwawe ari ukurwana no kwigira ugakora ariko ntacyo bitwaye nyine. Ndacyashimira Imana ku bwawe. Rega uri inshuti yanjye waramfashije nagutejeje se zamu wanyu guhera nagushyira no mu nzu y'umuzamu zamu se ntabwo mwamwe mwimukanye nabo tukamujyana natwe nawe yaritesha umutwe kuko byari bigoranye ngo twari kongeraho n'abandi ahubwo burya nawe wagendeye igihe ibibazo byose twari tukiri kwirukankana muri ibi bibazo byose buri ibintu byose nyine Imana ibikora ibizi impamvu none se hari ahantu wahabonye gute? aho ugiye kujyana se ababyeyi ntabwo ari heza tuzahaba twishime pe tuzahaba tunezerewe bari iruhande bafasha buri kintu cyose nibura imiruho bari barimo yagabanuka. Uko urihari wanatekereza neza kurushaho n'imishinga wayibona pe. Ariko hari ikintu bigeze kuvuga ngo n'ubundi rimwe na rimwe rigenda hari mwabaga wirengagiza ugasinzira kubera ko ufite byinshi wabonaga ko bibangamiye umusaza umukecuru akeneye kuruhuka ariko nawe kubona nyine uri umuntu w'umugabo yamye mu kirambi cyase natekerezaga ati nta kibazo inzu ni nini waza ugafata icyumba ukisanzura ukaba mu rugo. Abahanga se bo baragiye bakaba muri iriya nzu waza ugafata icyumba ukibera abantu nabo wenda uburenganzira bwawe yari poropozo yanjye niba wumva bikujemye nta kibazo niba wumva waba hano ibyumba ni binini mba ndi mu cyumba kimwe nsohoka muri dushe nigira mu kazi nawe hano inzu usundi rumwe ntiri kwica oya mba nibereye mu byanjye urabona mba ndi kudizayininga ndi kugenda nkora nyine mbayo naniwe njya mu buriri niryamira gusa irungu nyine ntiryabura. ukeneye n'umuntu uzajya kuganiriza kenshi cyane. Oya nta n'ikibazo wumva biguteye ikibazo cyoke ariko ubundi mwese nagenda ndabasura nkagenda no hirya no hino ahari amahirwe akaba ariho mba ndi cyane. Ubitekerezeho nta kibazo ngewe rwose urabizi kuri inshuti yanjye ahantu ni hanini reka nongere gushimira ni ukuri warakoze Imana iguhe umugisha ikomeze ukwagure ushinge uruganda ushinge inganda uve no mu myenda ujye no mu muceri ujye no mu isukari wumva waguke ugere kure ahantu wageze kure mu buzima ari habi Imana izahakurenze ari byiza gusa amen.
wagira rero ko wibenzamo hariya muri firigo harimo ibintu hano ni muri cuisine nanze kuyishyira hano muri salo baramuza ari muri cuisine ikindi rero ko hari ikintu wafatamo ndangiza wowe wese nkuzanira agakino ayanjye bimeze neza nakuzanira n'amata oya bimeze neza kandi ndangiza aka design ntabwo nshaka kugoza mbabarira inyangane ariko wowe nanone gusa ntabwo nkwishe oya ahubwo nari nsohotse sinzi akana kari kangiye mu jisho mpita ngira nakurebera oya nta karimo kavuyemo ngakaho nanone urongera urangonze kunyiyenza ahubwo kubera iki nyitambika buri gihe ni njyewe ni wowe amafaranga yanjye barayibye ndi gucuruza amandazi uraza unyitambika imbere y'umujura ngize ngo utaye ikofi nanone umenera umutwe urabyibuka nshaka ko nagize amahirwe rero do umusatsi wanjye byarakunze ariko agakofu karacyumvikana kuko cyagiye umutwe nari nawubaruye we ndangije ngo n'amafaranga yawe urayatenda nayakugarura nikuzi ko uri umwana mwiza guhera kera ibaze ubukene wari urimo ukuntu byari bigoranye nta epfo nta ruguru bamaze kukwiba ibicuruzwa byawe ntata amafaranga ukayaterura ukayazana ukayaba mwana kwirya ntiwamvuye inyuma wa mugore uranshakaho iki mbona uri umuntu ntashaka no kuvugisha bitewe n'ukuntu twari twaserereye imbere none dore no mu nzu nini ngari nk'ingi tutangiye kugomba tuba turagenda tukagongana nk'aho tubatari tuvuge se ko inzu itubanye ntoya byashoboka buriya babona ibaye ntoya twayongera da ariko ni ibintu biba bihuriranye none uramutse uti naramutse neza ahubwo nahinje ngeye hano mu gikoni ndebe mu tundi tuntu wenda oya ntukajye mwirirwa ejo bundi nabonye ukora ibintu by'amasuku ya boni uri umukozi wanjye uri umushyitsi wanjye ndabyumva oya ibintu byangirika mpari ngeza kuri nawe ahangaha ibintu byanjye nshobora kubimanaginga nijoro nkaba nabikora niyo mbuze umwanya mpamagara umukozi wowe ko mu rugo wari umushyitsi ntiwajya gucishamo ugakora iyindi mirimo urangiye nagira ngo ngiye kugarura intoki nagira ngo ngurire amafaranga mbone amafaranga urumva nanjye hano ngomba gukora ukanyizera ukanyishimira ibaze uje ugasanga isubira n'iryo jambo uvuze ngo nkagirane nyine njye nawe tugomba kubana neza nk'abantu bari mu nzu imwe bafitiye buri umwe afitiye undi akamaro sibyo wari uvuze ngo ngomba kukwizera ndakwizera kuko kubaye ndakwizera ntabwo nagusigira inzu yose ndakwizera uri inshuti yanjye urabizi kuba nanjye waranyizeye ukamfata ukanshyira mu nzu iwanyu nanjye nicyo cyizere nkugirira sibyo thank you so much amagambo nk'ayo magambo araciriritse sibyo marayika wanjye vuga ngo umusazi wawe dina ngiye kuhira ziriya ndabona inzu mufashe si waretse kwigura uranyura ahangaha ndanyura ahangaha ndagutangaye ariko ndabizi neza ko nta kintu barafata mu gitondo reka biraho nashaka amazi ariko yafata nabyutse mfata ikirahure cy'amazi ndanywa ariko nyine ugiye kwanga ikintu nguhaye koko ndabitegure bose nta bose uri ahangaha ni wowe ngaho bitegure boni ako kantu ndabona ni wari uyitiranyije na esi njye ndi boni ntabwo ndi bosi kano kanya ahubwo wongeye kukwita bosi reka mutegurire akantu ukakunywa ushaka kunywa amata ushaka kunywa uzi ko iryo zina warihanirwa mu mategeko ntabwo byemewe bosi mabuja sobuja dina marayika wanjye ariko narabize marayika nawe nzanira ake cya kindi bakita gute ana rozwari reka muzanira rozwari
va ça va yego nanjye kuki nkangura abantu basinziriye ko mbabare ntabwo ari nifuza ntabwo nashaka gukangura oya nari ndi kure nyine agatotsi kari kantwaye ariko numva ndi kure ngomba kuhari none se ko uyu munsi waryamiriye cyane ntabwo ushaka kujya kweza shandananiwe nyine numva ko uyu munsi ndi buryame nkaruhuka nibura nkaza kujyayo nyuma ya saa sita umeze neza ariko meze neza urumva byari byantunguye uburyo umaze igihe kingana gutya mu cyumba noneho nkoze no kuruga insanga rurakinguye ibaze ko wananiwe no gukinga byibagirwa it's okay yewe nana wenda umunaniro ahubwo uzi ko mbona n'ubundi ibitotsi bikiri byose wakwiryamye ukiruhukira abesha mfite akazi nyine nyuma ya saa sita ariko n'ubundi ndakomeza ndyame wowe waryamye uteze njye ejo bwanjye ryari ryiza naryamye ndasinzira kuva twaza aha ngaha nsigaye ndyama ndasinzira ko nijoro natashye nanga kugukangura nta kintu kimwe kiba kiri kunjya nta vumbi riba riri kunyinjirira mu buriri byose biba biri ku murongo kubera icyo gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo kera cyagenze iwanyu niko narebye inzu ndeba ukuntu ingana ndavuga ati ntabwo ibi bintu bibaho none se waransimbuye ariko wibuke ko aha ngaha noneho hari uta mu rugo ukuntu ari hameze ya narenze mu rugo iwanyu nawe hari heza hari heza nyine biri aho bisanzwe ariko icyumba cyose kiba gifite garderobe yacyo kiba gifite dushe yacyo buri yego byari inzozi zanjye cyo koza nakubeshye nanjye kuba ahantu heza numva ntuje nkava muri bya byendo n'ubundi bahoraga banyirukanamo cyane se mbwira wumva umeze neza warabyakiriye nta kintu cyo kwikanga wenda ko uri mu nzozi ushobora kubyuka ukabisiga kandi nyamara buri munsi marambikubwira ufite wumva nese ufite iki birenze n'iki kirenze ayo byose gusa nyine birahari reka buriya nuko hari ibintu byinshi narakwereka afite n'indi etaje uretse ko bamwe bapangaye nyine abadiyasipora iyo baje bajyamo abazungu nyine ndayifite gusa ko mu gihe gito ibintu bishobora guhinduka niyo mpamvu nyine nta muntu ugomba kwiheba ubundi wakihebye ari uko wapfuye byarangiye okay kubera nyine ahantu gutangira byahereye hari umumama nadodeye imyenda turi mu muza yari afite ikirori ariko noneho icyo kirori bari no gutegura iserukiramuco mbo wa mbere rero mu bantu bazi kudizayininga kiba kirakemutse bitangira bizamukira bigera ku rundi rwego bigera n'aho leta nyine ishyiramo akaboko duteza imbere abishingiye imishinga abafite gahunda yo gukora urebye ntaho imana yamereye umugisha ariko Dina hari ikintu numva nifuza kukubwira nta kibazo wambwira mfite n'ibiti isanzuye aha ngaha ndakeka nta kintu bitwaye wambwira nta rero kibazo ni ikintu kimaze igihe ku mutima pe kandi ndumva gukomeza kubyihererana kubigumana atari byiza wanyemerera se nkakikubwira nta kibazo wambwira usuri gato karama munguki hanyuma se ntabwo iyo myenda twaraye tuyikase ku buryo bagomba kurara abo bakobwa ntibagombaga kurara bayidoze Yesu Kristo ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo bishoboka kubera iki kandi buri munsi mpora mbibabwira umukiriya se ubwo ndamubwira ngo iki ibitambaro byose byaraye aho ngaho reka nze ngera aho ngaho sorry ku kazi barampamagaye sibyo reka mbanze ngire sibyo turavugana nimugoroba sibyo